turabasuhuje mwese bakunzi bacu ba Media TV aho muherereye hose, kandi tugira duti mukomeze kuba mwagira intangiriro z'icyumweru cyiza, imigisha myinshi ndetse n'amahoro byose biva ku Mana bikomeze kubana namwe. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe twe tuba turi muri showbiz tugenda tubagezaho ibiba bigenda bigaragara muri showbiz nyarwanda. Ni byinshi rero tubategurira, cyane cyane mwe mudukurikirana mwakoze subscribe, tubabwira duti mukomeze kubana natwe gatanu kuri gatanu, natwe tukomeze kuba twabasangiza ibiba bigenda bivugwa muri showbiz nyarwanda, cyane cyane inaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tubwira wowe utarakora subscribe ko wabasha kuba wayikora kugira ngo ujye ubasha nawe kuba wadukurikirana ndetse ubone inamamenyesha y'ibyo tuba tugenda tugutegurira. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe ni muri showbiz aho tugiye kuba twareba umugabo bita Digidigi, aho agiye kuba yadusobanurira inkomoko y'iri zina yiswe Digidigi ndetse naho ryabashije kuba ryaturuka. Ni umugabo rero ukunze kuba yagaragara muri filimi ya Papa Sava. Iyi filimi ikabica kuri sheni ya Nitegeka Gracie, ari we nyiri iyi filime Papa Sava bayitiriye. Rero ni byinshi tugiye kureba kuri uyu mugabo ari we Digidigi, adusobanurira inkomoko y'iri zina aho ryaturutse. Dutangiye rero ngo ni Irengero Norbert nk'uko yagiswe n'ababyeyi be bombi, ariko muri filime akaba yitwa Digidigi. Yaduhishuriye inkomoko y'iri zina bamwise rigeze naho ribashije kuba akamugaburira. Digidigi rero ngo ni izina abantu benshi bazi muri sinema nyarwanda, by'umwihariko abakunzi be bakunze kuba bakurikirana iyi filime ya Papa Sava. Digidigi rero ngo n'ubusanzwe nk'uko twabibabwiye akaba yitwa Irengero Norbert, akaba yaramamaye cyane muri filime zigiye zitandukanye zirimo na Papa Sava. Nk'uko twabibabwiye mu kiganiro yahaye Inyarwanda dukesha iyi nkuru, Digidigi yasobanuye inkomoko y'iri zina naho ryaturutse, bigeze naho ribashije kuba ryamuzamurira impano ye yo gukina filime. Digidigi rero yakomeje agira ati iri ni izina ryaje kubera Papa Sava. Nyuma yo gutekereza amazina menshi twahisemo Digidigi kuko urumva ni izina ricuruza kandi rikunzwe, ryoroshye cyane kurifata. Yakomeje rero avuga ko uko barihisemo, agaragaza ko bisa n'ibyakozwe ngo n'ikipe ya bagenzi be bahuriye muri iyi filime ya Papa Sava. Yagize ati urebye nka 75% ni njye, ariko ubundi izina umuntu agitwa na timu akinamo. Twari benshi rero, Ndimbati yari ahari ndetse na Papa Sava hamwe n'abashinzwe gukamera, ngo kuko ngo nari maze gukina seni tugera kuri 3, ariko nafite izina nitwa. Baricaye rero baravuga bati ni byiza ko wakwitwa izina, dutekereje mu mazina menshi kubera ko twari turi gukina agaseni gafitanye isano no kurya n'inda, kandi biri bugaragare ko njyewe ndi kugenzwa n'inda, duhita tuzanamo ibintu by'umudigi, turavuga duti Digidigi. Naho ngaho rero ryabashije kuba ryaturuka. Digidigi rero akomeza avuga yuko Nitegeka Gracie ariwe Papa Sava ngo yashyize itafari rikomeye cyane mu gutuma iri zina ryamamara, ashimangira ko ngo yamufashije gutera imbere muri iyi sinema nyarwanda. Ntabwo ari Digidigi rero ukunze kuba yagaragara cyane
cyane muri iyi filime ya Papa Sava, arimo na bagenzi be yaba ari Ndimbati ariko utagikinamo muri iyi minsi kubera ikibazo afite aho afungiye imageragere. Nanone tukagaruka kuri Mama Sava na Amadederi ndetse n'abandi, n'uyu Papa Sava ariwe nyiri iyi filime akaba na bosi wabo. Ibi rero nibyo twabashije kuba twagutegurira aho twareberaga hamwe inkomoko y'iri zina Digidigi, naho ryabashije kuba ryaturuka kugeza ubu ngubu ryabashije kuba ryamuzamurira impano ye yo gukina filime, akaba akunzwe cyane muri sinema nyarwanda. Tukwibutsa aho utarakora subscribe ko wabasha kuba wayikora, kandi dushimira aho wakoze subscribe ukabasha kuba wadutega yombi, tugira duti ukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho uriho hose, kandi tukwifuriza intangiriro nziza y'iki cyumweru udutangiye. Amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe aho muherereye mwese.